uramfasha umvise ko imfura yitwa Fabrice reka fasha isomero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 16 gatatu 16 reka tubere tubanze. Reka dusome Yohana 3:16 haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Imana yampaye umugisha mwinshi data yandikishije ngo kuko urukundo n'abakunzi. Haleluya! Ntanze umwana wanjye w'ikinege kugira ngo abacunge. Twe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ariko duhindura n'abazima na Yesu Kristo. Haleluya! Urwandiko rwaturegaga rwava ku musaraba byatewe n'iki? N'urukundo. Mana yacu nishimye, Mana yacu ntabwo icyubahiro twagerageza guhangana uhaguruke. Imana yawe imbaraga kandi tugwizemo imbaraga n'amavuta. Somera igitabo cy'Imigani 18:12. Dusome igitabo cy'Imigani ibice bingahe? 8:12. Yego, kadusome Imigani 8:17. Hari ijambo rivuga ngo kunda bankunda kandi abacakana umwete bazabona. Imana yacu umugisha. Amen. Nkunda bankunda kandi abacakana umwete bazabona. Mwari muzi ko umwete wanyu wo gushaka Imana ariwo wabahirimbanishije, ariwo wabakuye aho mwari mwibereye mukaza hano gushaka Imana. Haleluya! Mwari
umukobwa hano Nyamirambo hano munsi yarafite imbere y'ahahoze Karakoro naho Yesu yakoze ati Timoteyo umugirigiri na Pawulo ari umugirigiri witwaga Timoteyo aravuga baramuzana aramukunda aramukoresha ariko yagenda avuga ati Timoteyo ukundwa n'abakozi muzi cyatumaga mukundura nkunda kwizera kutajyanye kuba muri wowe yakoze kwaranje muri mama wawe ibi no muri nyogokuru wawe Mana yacu ni hafi cyubahiro wowe ufite iki gituma bagukunda ufite iki ariko kuri isi haleluya Elohim aragukunda haleluya twarayeho ibyo bimaze guhita byose twisanze twenyine turerwa mu ngo zitandukanye twarezwe n'urukundo tanga muwabuze umukozi wo mu muryango umuhereze babiri ari umunyembaraga uri umubyeyi mukuru umaze gukura Mana y'amahanga n'abakobwa mubanye ko afite imyaka 25 umukobwa kandi barangije hasi afite 20 n'abandi bucura afite imyaka 15 Mana yatugereze abandi bana ndera bo ntabwo wamenye barera kandi ntiwamenye imyaka bafite kandi ibyo bambaje n'abandi byose byabaratutse yabaye afite imyaka 11 ubwo nabibwiwe na masiteri Imana n'abakobwa kandi sinigeze kumva
ugera ku murongo wa 13. So muhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Ni igice cya 13 umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 13. Mwumva urukundo bakundwa bene data, mwumva urukundo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo naba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse